Nshuti bakunzi bacu mwiriwe muraho. Hari inshuti yacu nyakwigendera Dr. Miles Monroe. Hari message cyangwa ubutumwa yadusigiye natwe tugomba gusangiza abadukurikiye, kandi ni bumwe mu butumwa buri wese akenera mu buzima bwa buri munsi. Nkenera nawe ukenera, inshuti zose zidukurikira zizahora zikeneye. Ubutumwa yadusigiye ni ubukurikira. Yagize ati: reka guhora wisobanura, agaciro kawe ntigakeneye kwemerwa n'abandi. Iyi si iragutse cyane, nk'uko uyibona iragutse cyane kandi ni nziza, kubera ko hari abagize ku nzozi zabo bazigezeho, ariko batagombereye ko bagomba kwemerwa na rubanda cyangwa n'abandi. Baraziharaniye, barazikorera, bazigeraho, ariko badategereje ko banza kwemerwa na rubanda cyangwa kwemerwa n'abandi kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Reka guhora wisobanura. Reka guhora wisobanura, kuko agaciro kawe ntikagomba guterwa n'uko abandi bakwemera cyangwa batakwemera. Hari abantu bamara ubuzima bwabo bwose bagerageza gushimisha rubanda cyangwa gushimisha abandi. Kuki wumva ko buri cyemezo ufashe ugomba kwisobanura? Buri ntambwe uteye ugomba kwisobanura? Ese kuki uhora ushaka ko abantu bakumva, bemeranya nawe, cyangwa babanza kugushima icyo uri bukore? Abakurambere bacu rimwe babyitaga agasuzuguro, ariko reka tuvuge ko atari byo. Ariko si byo guhora wisobanura. Kimwe mu makosa akomeye abantu dukora ni ukwibwira ko agaciro kawe cyangwa agaciro kanjye gaterwa n'uko abandi bakubona cyangwa bagutekerezaho. Ubuzima bwawe ni ubwawe bwite, nta wundi bureba. Ibi rero nabyo ni nko kumara imyaka myinshi tugerageza kwiyerekana no kwigereranya cyangwa kwigaragaza imbere y'inshuti zacu, abakoresha bacu, rubanda, ndetse kugera naho n'abatabizi cyangwa batatuzi nabo bagomba kureba kutubona mu ishusho y'uko tugomba kubemeza uko babishaka, kubemeza kutubona uko babishaka, apana uko twebwe tubishaka. Ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Ese ubundi ni gute twisanze tugomba gusobanura impamvu z'ibyemezo dufata, twiregura ku nzozi zacu, kandi tugahora dushaka kwemerwa n'abantu bashobora no kuba nta n'ikintu na kimwe gikomeye mu buzima bwacu ari cyo? Abantu rimwe na rimwe utazigera ubona n'uruhare rwabo mu buzima bwawe, ari mu iterambere ryawe cyangwa mu mibereho yawe buri munsi. Abantu uzasanga ntacyo bigeze bagufasha mu nzozi zawe. Ariko dore ukuri gukomeye nkeneye kumva, ukeneye kumva, inshuti zacu mukeneye kumva. Agaciro kawe cyangwa kanjye ntikaremwe n'ibitekerezo by'abantu, bityo ntigashobora gusenywa no kuba batakwemera. Iyo usobanukiwe agaciro kawe, uhagarika kwiruka inyuma yo kwemerwa n'abandi. Reka dufate urugero. Ese buriya zahabu ita agaciro kayo kuko hari uyibeshyeho ko ari ibuye risanzwe? Agaciro kayo kaguma ari kamwe, kabone naho wayibeshyeho cyangwa utayibeshyeho. Yaba hari abayimenye cyangwa batayimenye ko ari zahabu, ikomeza ari zahabu. Ni nako impano zawe, ubushobozi bwawe, intego y'ubuzima bwawe itatakaza agaciro kubera ko hari utabibona gutyo. Abantu benshi batakaza imyaka, ibyo bintu bitakarizamo igihe kinini. Abantu benshi batakaza imyaka myinshi basobanura ubuzima bwabo kugira ngo bemerwe, approval. Gusobanura impamvu batagiye mu bucuruzi runaka, impamvu bahinduye akazi,
impamvu basoje umubano utari ngombwa bafitanye na kanaka cyangwa na kanaka, cyangwa impamvu bahisemo indi nzira mu buzima runaka barimo. Nyamara nta bisobanuro byinshi ushobora gutanga ngo wumvishe umuntu keretse ibikorwa nibyo byivugira. Burya baravuga ngo ibikorwa birivugira kurusha amagambo. Ese waba uzi ko guceceka wihugiyeho ku byawe biguteza imbere kandi birusha amagambo imbaraga? Burya ngo kugenda udatanze ibisobanuro bitagira iherezo si ukwishyira hejuru cyangwa kwiyemera, ni ukwizigama. Burya uba uzigamye byinshi utari kuzabona uko ugaruza. Ni uguhitamo amahoro, uko guhitamo amakimbirane biterwa n'uko amabanga yawe yagiye hanze. Ibyo ni ugusesa amabanga yawe, kuko amabanga yawe ni ayawe, ntabwo agenwa n'abandi, nta nubwo agenewe kumenywa n'abandi. Ni ukumenya ko imbaraga zawe zifite agaciro gakomeye ku buryo utazimara ushaka kwemerwa na buri wese. Burya ngo ubuzima ni bugufi cyane ku buryo utagomba gutakaza igihe mu isobanura no mu isobanukirwa no gusobanurira abandi ko ubuzima bwawe bwite. Wibuke ko waremewe gushimisha Imana n'umuryango wawe. Rero nta bushobozi na bumwe hano ku isi wagira ngo buri wese akwemere. N'abantu bakomeye bari bakomeye n'abagikomeye kuri uyu munsi wa none ntabwo wemerwa na bose. Uri hano kugira ngo usohoze intego yawe yatumye Imana ikurema, uzasiga umurage mwiza, legacy uzibukirwaho. Erega burya hari igihe biba ngombwa ko hano wari uri mu gace wari urimo n'ahandi washidikanywagaho, kabone n'aho byagusaba gutakarizwa icyizere, ariko ukajya mu gaciro kawe, inzozi zawe zigerwaho. Burya si uko wari uwangaho ubwo igihe kigenda, kandi burya ari nako intego yawe ikeneye guhabwa agaciro. Ugomba kujya ahantu heza hagufasha gukura no kugera ku ntego zawe, kuko burya ngo ntugomba guha buri wese uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwawe, cyane ko utagomba guha buri wese ibisobanuro kuri icyemezo gufata. Icyemezo cy'ubuzima bwawe kireba wowe n'ingaruka zizakugeraho. Yego nibyo, hari abakwiye gusobanurirwa bitewe n'uko hari igihe ufatika kuba cyiza cyangwa gushingira akugejejeho uburyo bufatika, ariko se abandi basigaye ko ari ntacyo mpamuriyeho usibye kubahana ikiremwamuntu kigomba kubahana. Icyo rero ni ukwitabara. Iyo witabara biba ari ukugira ngo urinde amahoro yawe, urinde icyerekezo cyawe, urinde intego yawe, kuko burya buri muntu umara wiregura cyangwa utanga ibisobanuro bidakwiye. Umuntu ugomba kuba ugufitiye akamaro ndetse wakubyarira n'inyungu mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Burya ikintu tutari tuzi cyangwa tunazi ni uko abantu bakomeye burya si abatsinda impaka zose bahuye nazo bahita deba cyangwa debate, ahubwo ni abazi impaka icyo zisobanura, ntibazitakazeho umwanya wabo. Icyo rero gukomeza urugendo ruriho, kabone n'aho wahura na byinshi mu nzira, ariko ukabyima amatwi ukareba inzozi zawe, bitanga umusaruro kurusha gutegereza ko wemerwa. Burya ngo hari igihe igisubizo cyawe gikomeye ari uguceceka, hari igihe intsinzi yawe ikomeye ari ukwigendera. Ntuzigere wibeshya ko cyangwa se ngo utekereze ko guceceka ari intege nkeya, kuko burya baca umugani ngo intare ntizenguruka ishyamba imenyesha buri nyamaswa ko ihari cyangwa yahageze. Oya, kuko iba yizeye imbaraga zayo igendana nazo. Burya rero nawe menya uwo uri we, umenye iyo uva
uva gusa, umenye n'iyo ujya, umenye inzozi zawe, umenye ikikugenza. Naho ubundi kugenzwa no gutanga ibisobanuro kugira ngo wemerwe, wazarinda utagera iyo ujya utanemerwa. Hanyuma reka turekere aho ngaho kubaho ubuzima bw'abandi, tubeho ubuzima bwacu, nabwo tuzaba tubayeho mu mahoro. Gusoza rero, reka nsabe abakunzi bacu tujye duhora